Yesu ashimwe bene data, Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, twongeye kubonana, twongeye guhurira aha mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana, reka amavuta y'Uwiteka yongera tugaragareho, reka imbaraga z'Imana zongera zitugaragareho. Ni Rusasira Emmanuel, mukomeje kumva nk'ibisanzwe, iyi ni Elion Mountain TV, nk'uko dusanzwe duhurira aha ngaha. Ndishimye cyane kuri aya manywa kubera ko tuje kugana ku ijambo ry'Imana, ko tuje kugana none mu gukora kw'Imana. Reka Imana yongere ivubure imvura kuri twebwe y'umugisha. Reka rero tubanze dusenge, reka twongere dusenge twumve icyo Uwiteka agiye kuvugana natwe. Data, ndakwinginze kuko uri Imana ikomeye, turakwakiriye kuko uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, Imana itangaje, Imana idukorera ibitangaza buri munsi uko bwije n'uko bukeye, Imana itubabarira ibyaha byacu kandi twacumuye Data. Kandi Data nta munsi dusiba mwa Imana kuguteshukaho, ariko twagaruka mwa Imana ukatugarukira. Wigize kuvuga ijambo rimwe muri Bibiliya ngo nitugaruka uzatugarukira. Mwami, nidukora ibishimwa mu bigaba, akanwa kacu kazaba nk'akwawe. Data rero shimwa, turagarutse Data, tuje kuvuga ijambo ryawe mwa Imana. Abaryumva mwa Imana ubane nabo, abaryumva giteye gikomeye ubakomeze. Reka mwa Imana iri jambo rya mwa Imana giteye nkunda ribabere inkomezi mu mitima yabo, ribabere igitangaza muri bo mwa Imana giteye gikomeye. Uriherekeze imbaraga zawe kuko uri Imana ikomeye, kuko uri Imana ihambaye. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga, abafite amakaramu mwandike cyangwa nimba uri bufate mu mutwe nta kibazo, rivuga akamaro ko gusenga. Tugiye kuvuga ku gusenga. Hari abantu benshi bagiye basenga dufataho icyitegererezo nko muri Bibiliya. Abagabo nka ba Daniyeli barasenze, ibibazo bari bafite byose birakemuka. Daniyeli yize gusenga iminsi 21 ngo agisenga ibibazo bye byose birakemuka, ariko mu gukemuka Imana ibishubije bifatirwa mu kirere hejuru, kubera ubwami bwa Satani bwabagaho mu kirere. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bufata ibisubizo bye, ariko arakomeza arasenga. Imana imenye yuko bya bisubizo yamushubije bitaramugeraho, nuko ngo amanura marayika Gaburiyeli, aramanuka arwana n'ubwo bwami, amushyikiriza ibitangaza bye. Rero natwe nidusenga dushyizeho imbaraga, nidusenga dushyizeho ubushake, nidusenga dufite icyo dusengera, tugahozaho iteka, tuzabona ibitangaza byacu, tuzabona ibisubizo by'ibyo twasengeye. Ni ukuri gusenga kubohora imigambi ya Satani, kuboha imigambi ya Satani, kukabohora imigambi y'Imana, kuboha abadayimoni bakurwanya, kukongera kukabohora umwuka w'Imana ku bugingo bwawe. Ubushake bw'Imana burushaho kuza. Erega uko ukomeza gusenga gahoro, uko wongera iminsi yo gusenga, niko n'Imana irushaho kukwegera. Ariko uko ugenda ugabanya gusenga, niko uba ukurura Satani kuri wowe gake, ukazarinda uceceka burundu ntiwongere gusenga, ugasanga n'icyumweru gishize utongeye gusenga. Ubwo ujye umenya yuko Satani yagusuye, ujye umenya ko Satani agira ate, yakwegereye, ari iruhande rwawe. Ariko iyo ukomeje gusenga uko bwije n'uko bukeye, mu manywa n'umugoroba, ijoro n'igitondo, niko Uwiteka akomeza kukwegera, imbaraga z'Imana zikakubamo, gukomera kw'Imana kukakubamo. Nshuti yanjye, dusenga n'imbaraga mu gitondo, dusenga n'imbaraga amanywa, dusenga n'imbaraga nimugoroba. Petero na Yohana ngo bazamutse ku rusengero bajya gusenga, ndetse ngo bari bagiye gusenga. Wumva iryo jambo gusenga, nk'igihe cya 9 ngo bageze ku irembo ry'urusengero, bahasanga ikirema. Urwo rusengero rwitwaga Rwiza, bahasanga ikirema ngo cyahamaze igihe gisabiriza uwinjiye, gisabiriza usohotse. Ariko ngo bahageze ngo kirabasaba, ngo barakibwira ngo dutumbire icyo tuguhereza. Twebwe nta feza, nta zahabu, nta mafaranga, nta myambaro, ariko icyo
tuguhereza cyaba kiruta amafaranga twagusigira, cyaba kiruta ifeza twagusigira. Haguruka ugende mu izina rya Yesu. Kubera gusenga ibimuga birahaguruka, kubera gusenga indwara zirakira, kubera gusenga kanseri zirakira, kubera gusenga bikuraho ubuhumyi. Haleluya. Igihe kimwe njye nibuka Yakobo igihe yajyaga yahungaga, ariko yongeye agarutse ngo ajya ahantu ahura n'Imana, ngo akirana na marayika. Gukirana na marayika nta kundi ni ugusenga. Yarasenze kugeza ubwo byagiye kugera mu rukerera, marayika aramubwira ati niki wifuza? Ati mpindurira izina. Nawe senga Imana iguhindure ya mazina mabi, senga Imana iguhindure amateka mabi, senga Imana igukure mu cyicaro urimo, senga Imana igukureho umuvumo kwa sogokuru wanyu, senga Imana iguhe umugisha uturuka mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Kadusome hano ijambo riri muri Yakobo 5:16, aravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo senganye umwete. Haleluya. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Haleluya. Amen. Haleluya. Dawidi yarasenze, yari mu butayu akurikiwe na Sawuli. Ninde wagukiza amaboko y'umwami? Icyo gihe Dawidi yari yakurikiwe n'umwami w'igihugu. Ninde wagukiza amaboko y'umwami usibye gusenga? Arasenga akizwa amaboko y'umwami. Haleluya. Ndibuka igihe kimwe Morodekayi ku irembo ry'ibwami arasenga, bari bamucira urubanza rwo kumumanika. Haleluya. Ariko we n'umukobwa we bigira inama yo gusenga, bigira inama yo gupfukama iminsi 3 yonyine barasenga. Bya bindi byose bari barafashe gahunda yo kubakorera genocide, yo kubica bakabarimbura, ariko kubera gusenga umugambi wa Namani uburizwamo, ahubwo hapfa Namani. Haleluya. Ngo gusenga k'umukiranutsi, haleluya, ngo kugira umumaro ndetse mwinshi. Ntago babeshye, Bibiliya ivuga n'ukuri. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Niyo mpamvu Satani abirwanya. Niyo mpamvu wega uko ugiye gusenga ukumva hari imbaraga zikubuza gusenga. Niyo mpamvu wega uko ugiye gusenga ukumva hari imbaraga ziguca intege. Niyo mpamvu wega uko ugiye gusenga ukumva wabirekaho gato ukiruhukira ukaza kubikora, nanone nabwo wabyuka ugasanga nabwo birakunaniye kubikora. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro. Akamaro ko gusenga. Kadukomeza dusome hepfo ngo dore Eliya yari umuntu nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Haleluya. Akamaro ko gusenga, Imana irakumvira icyo usabira cyumva. Akamaro ko gusenga, iyo usenganye umwete, iyo usenganye imbaraga, iyo usenganye ubushake, iyo usenganye umutima ushaka Imana. Haleluya. Mureke tube mu bihe byo gusenga, mureke twegere Imana. Haleluya. Irino jambo riravuze ngo Eliya yari umuntu nkatwe, yari umuntu woroheje nkatwe, asengana Imana, asengana imbaraga, Imana iramwumvira, asengana ubushake, Imana iramwumvira. Haleluya. Yahagaritse imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, ariko ngo yongeye gusenga ngo Imana imanura imvura. Haleluya. Ubutaka burongera buratura. Ndibuka igihe kimwe umwami yaramutumyeho abagabo 50 n'umutware wabo ngo bajye kumufata bamuzane. Bamugezeho baravuga ati ngo muntu w'Imana, umwami araduhamagaye ngo uvayo aragushaka. Arababwira ngo nimba ndi umuntu w'Imana, umuriro w'Imana numanuke mu ijuru zubatwika.
umuriro uramanuka urabatwika. ngo bugira kabiri, ubwa gatatu yaje yinginga asaba avuga ati uri umuntu w'Imana ndabizi, ariko ihangane tubabarire umanuke. uwo nibwo yamwumviye. haleluya. ntabwo bamuzanyeho kwikakaza, ariko aba mbere bazanyeho kwikakaza. yarasenze, umuriro uramanuka urabatwika. hari imbaraga z'umwijima, hari imbaraga za dayimoni zikuri imbere, nawe wamanura umuriro ukazitwika. haleluya. nawe wamanura imbaraga z'Imana zigakuraho umusozi ukuri imbere, umusozi w'amadeni, umusozi w'igisuzuguriro, umusozi w'icyangiro, umusozi wo kwambara ubusa, umusozi wo kubura aho uba, umusozi wo kuburara. wasenga umwanya, senga gatatu, senga ukwezi, senga iminsi 10, senga 12. yo haleluya. usenga icyumweru, gusenga gukuraho imbaraga mbi, gusenga gukuraho umwuka mubi, gusenga kumanura ubusabane bwawe n'Imana. nshuti yanjye, duhe Imana akanya, dusenge ubudasiba. haleluya. nabonyeho umuntu asenga indwara igakira, nabonyeho umuntu asenga ubumuga bukagenda, nabonyeho umuntu asenga haleluya ikiragi kikavuga. haleluya. yavugishije ikiragi yananirwa gukuraho amadeni, yahagurukije ikirema yananirwa gukuraho icyangiro cye. haleluya. yimura imisozi yananirwa guhereza umugabo. haleluya. ndashima Imana ko yaduhaye imbaraga, ziturengera. hatariho gusenga, Satani aba yaradutwaye buri aba yaratugize imbata ze. haleluya. erega Satani arahari abatabizi mubimenye. iyo udasenga gakeya, Satani akwegera buhoro bikarindira guhenuye. haleluya. bikarindira rwose, ukarinda ugeze naho utagisenga, utakibuka umwami, utakibuka kwambaza, utakibuka gupfukama imbere y'igitanda cyangwa usenge, utakibuka no kujya udasenze. haleluya. mureke dusenge, mureke duha akanya Imana. uyu mugoroba ndakwinginze gufata akanya usenga. uyu mugoroba ndakwinginze ngo wegere Imana. uyu mugoroba ndakwinginze ngo wegere Imana, izaguhereza imbaraga. wegere Imana, izaguhereza ibyo ushaka. wegere Imana, izagukuraho imbaraga z'abadayimoni. wegere Imana, izakwambika. wegere Imana, izakwigisha. haleluya. Moridekayi adasenga yari kuba ari he? Esiteri adasenga byari kugenda bite? Daniyeli adasenga ujya mu rwobo rw'intare byari kugenda bite? haleluya. gusenga. abahungu 3 barasenga, bemera gusenga babashyize mu rwobo mu itara ry'umuriro, ntibashye. haleluya. ikintu cyo kikubwira gusenga, icyo ari cyo. gusenga ni igihome kidukingira abadayimoni, ni igihome kidukingira imbaraga z'umwanzi. haleluya. amen. haleluya. reka dusenge inshuti yanjye, ndakwinginze kandi uzambwira reka dusengane. ujye uzangaha kuri TV yacu, tujye dusengane umurikirane, dusenge, hanyuma turebe ko Imana itadukuriraho ibyatunaniye, turebe ko Imana itatugirira neza. reka dusenge, reka mbasengere nsoze. Data, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, ndagushimye Imana kubanye natwe muri iri jambo. ndagushimye Data kugumanye natwe. Imana uriherekeze, Imana rigire umumaro muri bo, Imana bibuke gusenga, kugusaba no kukwiringira Data, ko bigira umumaro kuri bo Data.
ngo Mwimana mwungeri muzima bana natwe data, ngo gitare cy'amahanga imbaraga zawe nizimpanuke zibatwikire. Mwimana urwaye mwami mukize mu izina rya Yesu Kristo. Mwimana uhuze ukagira, Mwimana muhereza inzira, Mwimana uhambaye ubusa gitare cy'amahanga umuhereza imyambaro, uca inzira y'akazi. Nsengera abashomeri data, abashomeri Mwimana baha akazi data, baha akazi Mwimana. Hari udafite ahaba dore bamwirukanye mu nzu data, muhereza akazi nabona amafaranga yo gukodesha. Dore mwami hari uwo Mwimana mwungeri muzima wabuze ibyajya, gitare cy'amahanga muha akazi nabona ibyajya. Ukuri Imana ikomeye data, ngo shimwa data, shimwa data wa twese umuntu, ukuri Imana ihambaye. Amen. Nitwa Rusasira Emmy cyangwa se Emmanuel, uko wabivuga uko ariko kose. Tujye duhura kuri TV yacu Elayono Mountain, dusenge twumve ijambo ry'Imana, hanyuma Imana ibarinde. Ukore subscribe, ukore share, ujye ukomeza ubona ikiganiro cyacu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.